World Mission Report. Mwaramutse neza kandi abandi muraho, ndabasuhuje ngo ubone amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo bihaye namwe. Tugeze mu mwanya mwiza w'amakuru y'ahandi. Uyu munsi nkuru y'uyu munsi ni y'umukecuru witwa Katerina wo muri leta ya Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru y'uyu munsi twateguriwe na Andrew MC Siena, umuyobozi w'amakuru y'ahandi muri General Conference. Mukaba mugiye kuyakurikirana mu ijwi rya Noah Emmanuel. Icyo nababwira kuri leta ya Arizona nuko mu cyamagana 1912 yabaye leta 48 muri leta zigize leta z'ubumwe za Amerika uko ari 50. Kandi ikindi nuko inyoni ikunda kuba mu iki gihugu yiganjemo cyane ari inyombya. Icyo nababwira kindi nuko umurwa mukuru w'iyi leta witwa Phoenix. Ndabasaba rero ngo mutege amatwi maze tujyane mu nkuru ya mutege amatwi mwiyumvire rero iyi nkuru ya Katerina. Katerina yasabwe n'ibyishimo ubwo yamenyaga ko itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryatangiye mu mujyi wa Page muri leta ya Arizona. Ni amatora y'Abadivantisiti yabaga hafi yiwe hegereye icyanya kinini cya Navajo. Kandi Katerina yari amaze imyaka 20 atarya ifunguro ryera. Ku isabato ya mbere uwo mukecuru agiye kureba pasitoro nyuma y'ikibwiriza. Aramubwira ati, hashize imyaka irenga 20 nabona ifunguro ryera, tuzarya ifunguro ryera ryari? Pastor James azamura ibiganza bye mwubuze ibyiringiro, aramusubiza ati, ubu nta bikoresho by'ifunguro ryera dufite. Mu by'ukuri itorero ryari ritagira ibintu byinshi. Cyari n'igitangaza kuba itorero ryari ryarabonye urusengero. Iyo itorero ryashakaga kugira urusengero mu mujyi wa Page, ryagombaga kugura inyubako y'urusengero rusanzwe ruhari. Insengero z'amatorero yose zari ku muhanda umwe wo mu mujyi wa Page, kandi nta mwanya wari uhari wo kubakamo urusengero rushya. Itorero ry'Abadivantisiti ryagerageje kugura inyubako y'urusengero rw'irindi torero rwari aho ngaho muri Page, rubifashijwemo n'amaturo y'isabato ya 13. Igihe Pastor James yahageraga yasanze urusengero rukeneye gusanwa cyane, kandi hari n'ibikoresho by'ibanze ritari rifite, harimo n'iby'ifunguro ryera. Ariko Katerina yari akomeje kandi ashaka kujya ku ifunguro ryera. Asubiza pastor ati, ubwo nzareba icyo nabikoraho. Ni iki gikenewe? Pastor amubwira ko itorero rikeneye ibesani zo kozanya ibirenge. Kandi Katerina aravuga ati, nimbona udufaranga twanjye tw'ubwiteganyirize tw'abakozi tw'ukwezi gutaha, nzajya ku maduka ngure izo besanye. Niko byagenze. Ubwo Katerina yabonaga amafaranga y'ubwiteganyirize y'ukundi kwezi, yagiye ku maduka maze abona amabesanya ya plastique y'umweru. Yari ahari ari 6 maze ayagura yose. Isabato yakurikiyeho yayazanye ku rusengero, ayaha umugore wa pasitoro Nasi. Aramubwira ati, ngaya amwe, nimbona utundi dufaranga tw'uri kwezi gutaha nzasubira mbazanire andi. Ibyo byabaye nk'ibirenze intekerezo za Nasi. Aratangara cyane avuga ati, murakoze cyane. Pastor James n'umufasha we Nasi nabo bashakaga kujya ku ifunguro ryera mu rusengero, ariko bitewe n'ibyihutirwaga byari bikeneye gusanwa urusengero n'ibindi bikoresho, ntibyari biboroheye kumenya iby'ibanze batangira ku mutungo wabo mukeya babonaga. Buri gihe uko Katerina yabonaga amafaranga ye y'ubwiteganyirize bw'abakozi, yaguraga amabesane yose y'umweru yabaga ari mu iduka. Ubusanzwe yabaga ari 6, maze ayazana ku rusengero ayaha madamu wa pastor. Rimwe na rimwe yafataga ku mafaranga y'ubwiteganyirize bw'abakozi y'umugabo we akayifashisha kugura amabesane. Yitwaga Navajo kandi ntiyajyaga gusenga, ariko ntacyo byari bimutwaye gufasha,
Byatwaye Katerina amezi 3 kugira ngo agure amabasani ahagije. Igihe Katerina yajyanaga amabase yanyuma ku rusengero, yabwiye pasitori ati nazanye amabase yose akenewe, none se ubu dushobora kujya ku ifunguro ryera? Pasitori James aramushimira kubw'ubugiraneza bwe, aravuga ati ariko ntidufite ibitambaro byari bikeneye guhanagura ibirenge nyuma yo kuzanya ibirenge mu mabase. Katerina aramusubiza ati nzareba icyo tuzashobora kubikoraho. Ubwo amafaranga y'ukwezi gukurikiyeho yazaga, Katerina yaguze ibitambaro bihagije by'umweru by'umuntu wese uzakenera kujya ku ifunguro ryera. Nuko asanga pasitori ati ngibi ibitambaro, none tubasha kujya ku ifunguro ryera? Nanone pasitori aramushimira kubw'ubugiraneza bwe, aramubwira ati ariko dukeneye n'imbehe zijyamo udukombe tw'ifunguro ryera. Katerina ntiyari azi aho yabona izo mbehe, abaza pasitori ati ni hehe twazibona? Nshobora gutanga andi mafaranga y'inkunga twazigura. Mu gihe gito irindi torero ry'Abadivantisite ryaje gutanga impano y'ibikoresho by'ifunguro ryera, maze itorero rya peji riba ribonye ikintu cyose cyari gikenewe ku ifunguro ryera. Madamu wa pasitori akora umugati w'ifunguro ryera, maze Katerina n'abandi bizera b'itorero bakora umunsi mukuru w'ifunguro ryera, aribwo bwa mbere mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa 7 rya peji. Katerina yari yasabwe n'umunezero mwinshi cyane, yashimye Imana bitagira akagero. Yabwiye umuyobozi w'Amakuru Yahandi ati nakomeje kumva nkunda ifunguro ryera. Iyo muririmo mureka Yesu akamenya uburyo tumukunda bitangaje n'ukuntu twishimira impano y'ubuntu yaduhaye ku bwitange bwe. Tubashimiye amaturo y'Isabato ya 13 y'umwaka 2011 twatanze, yafashije itorero ry'Abadivantisite umunsi wa 7 rya peji. Aho aya makuru arimo kubera aho ngaho muri leta Arizona. Tubashimiye n'amaturo mutegura gutanga ku Isabato ya 13 y'iki gihembwe, azakomeza guteza imbere inkuru nziza muri divizo ya Amerika ya ruguru. Murumva neza rero ko amaturo dutanga agira umumaro mwinshi kandi yakoze ivugabutumwa rihambaye muri leta Arizona hariya mu mujyi wa peji. Rero kandi mwumvise iby'uyu mubyeyi Kecuru Katerina wari ugeze mu zabukuru, yakoze ibishoboka byose akora umurimo w'Imana kandi arawitangira nubwo yarageze mu zabukuru, agira icyo akora ku rusengero. Umvise ko yaguze amabase yo kogeramo kugira ngo umuhango w'ifunguro ryera ugende neza, agura ibitambaro ndetse n'ibindi. Mbese wowe utekereza kuba wakora iki mu nzu y'Imana? Reka nkomeze kubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza kandi Uwiteka abahire. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri komenti. Sangiza aya makuru y'ahandi inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo tubashe gutegura ishuri ryo ku Isabato neza. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. World Mission Report.